Ndabanza mbasuhuza inshuti za PPM Radio and TV, bisobanura ngo ni Power of Prayer Ministry. Uyu munsi ndagira mbagezeho amateka y'umukozi w'Imana mwese muzi, mwese mumaze igihe mutegera, kirangirire cy'Imana witwa ngo ni Joyce Meyer. Uyu Joyce Meyer yiswe n'ababyeyi biwe amazina bwite yitwa ngo ni Pauline Joyce. Akaba umunyamerikakazi, nyuma yaje kuba umuvugabutumwa, akaba n'umwanditsi w'ibitabo byinshi, ariko nyuma y'amateka yiwe mabi. Yavutse ku itariki 4 mu kwezi kwa munani 1943, avukira mu gace k'amajepfo ka Saint Louis muri Missouri. Akimara kuvuka, ise yagiye kurwana mu ntambara ya kabiri y'isi. Meyer yize amasomo y'imyuga, yarangije mu kigo cha O'Fallon yo muri Saint Louis, inaho yasozereje amasomo yiwe. Nyuma yaho aza gutanga ubuhamya, aza gutanga ubuhamya avuga ko se umubyara amaze kuva mu ntambara ya kabiri y'isi yakomeje kumukorera ibikorwa by'ikinyamaswa se cyangwa ibikorwa bigayitse, amufata ku ngufu. Akomeza ubuzima abukomereza nyine aho muri Amerika. Nyuma yaho aza gushingirwa n'umugabo wakoraga mu iduka ricuruza amamodoka, ariko urwo rugo ntabwo rwaje kurama, rwashize vuba cyane. Baje gutandukana bamaranye imyaka 5 gusa. Bikurikiranye nuko uyu Joyce Meyer yakomeje abitangaza, yavuze mu mpamvu nka 2 zatumye atandukana n'umugabo we. Icyatumye atandukana n'umugabo we ngo nuko yamenye ko azamuca inyuma, ndetse akaba yaranamwigishaga kwiba, bakiba amafaranga yaho bakora, kandi bakiba n'ibitabo by'imishahara byaho bakora. Ariko bidatinze, bamaze gutandukana n'umugabo, Joyce Meyer yaje kwishura amwe mu mafaranga yo bari bibye, nubwo bari baramaze kuyakoresha, kandi nta kindi bayakoreshaga usibye kwinezeza gusa. Ubwo Meyer amaze gutandukana n'umugabo we, yahise aba umuntu unaniranye cyane, wo kugenda ararara mu tubari. Ubuzima bwiwe burahinduka, aba mubi cyane. Ariko muri iryo zerera ryose, uyu Meyer yaje guhura n'umugabo w'umushushanyi se cyangwa umugabo ucora w'umwubatsi, yitwaga ngo ni Dave. Ubwo baje kugirana urukundo, bemezanya kuzubakana. Biza gucamo barubakana mu mwaka w'1967. Ubuzima burakomeza bari kumwe n'uwo mugabo. Umunsi umwe Meyer yerekeje ku kazi ke kuko byari bisanzwe ari mu modokari yiwe. Ubwo hari mu mwaka w'1976, ubwo yari mu modokari nk'ibisanzwe yerekeje mu kazi, aza kumva ijwi ry'Imana kuko abitangaza. Yumvise ijwi ry'Imana, amaze kuryumva yahise yumva abaye musha, ndetse yumva asa n'uvutse ubwa kabiri, ndetse yumvise yuzuye ndetse n'umwuka wera. Ubwo Meyer yahise aba umuyoboke w'urusengero rwa Saint Louis. Urwo rusengero
rukaba rwa rusengero rutoya se cyangwa urusengero twokwita ishami rwari rushamikiye ku rundi rusengero runini rwitwaga ngo ni Little King, rwaba mu gace kitwa ni Missouri. Maya amaze kumva iryo jwi ryahise rimukururira kuja mu rusengero, atangira kuzaja mu rusengero gusenga, yumva atangiye gukunda iby'Imana. Mu myaka mike gusa ari muri urwo rusengero se cyangwa mu myaka mike gusa akijijwe, yahise agirirwa icyizere, bamuha inshingano zo kuba umuyobozi mu rusengero kandi umuyobozi wungirije. Kubera ukuntu yabyinjiranyemo imbaraga ndetse no kubikunda cyane, ntiyarekeye aho, yakomeje guhirimbanira iby'Imana cyane. Nibwo yaje kuja gusaba kuri televiziyo se cyangwa ku maradiyo yaho nyine muri Saint Louis, ahabwa iminota 15 ya buri munsi kuza abwiriza. Akomeza abikora gutyo iminsi icyanamo. Mu mwaka w'1985 yavuye mu rusengero rwe afungura urusengero rwe bwite yise ubuzima bw'isi. Akomeza gukorera Imana muri urwo rusengero rwiwe yari yarafunguye yise ubuzima bw'isi. Ndetse ntiyarekeye aho, akomeza ndetse no gusaba ku yandi mateleviziyo agera kuri 6 aramwemerera, atangira kuzacishaho ivugabutumwa, atangira kuzabwiriza abantu ku bwinshi akoresheje amateleviziyo. Ariko cyane cyane yakoreye mu mujyi wa Chicago na Kansas. Uyu Maya yakomeje kwerekana ubwitange bukomeye mu murimo w'Imana. Mu 1993 umugabo we yamusabye ko batangira n'ivugabutumwa ryo kuri televiziyo, bakaba baratangije ikiganiro kuri televiziyo ya Bet. Iki kiganiro kikaba cyarishimiwe n'abantu cyane. Aza kucyita kwishimira ubuzima bwa buri munsi, uburyo wakwishimira ubuzima bwa buri munsi. Maya rero aza gukomeza kugaragaza ubutwari mu murimo w'Imana. Cyane cyane imyigishirize yiwe yibanze ku buhamya bwiwe, ubuzima yakiyemo akiri umwana, cyane cyane uburyo yagize ihungabana aritewe n'umubyeyi wiwe wamukoreraga ibikorwa bitari byiza. Mu mwaka w'2005 ikinyamakuru cyitwa ngo ni Time Magazine cyo muri Amerika cyamushize mu mwanya wa 17 mu bavugabutumwa 25 b'umugabane wa Amerika. Maya yaguka mu ivugabutumwa, yaguka mu murimo w'Imana, bituma n'ibinyamakuru bitangira kumuheza umwanya w'17 mu bavugabutumwa 25 bagize umugabane wa Amerika. Dusubiye inyuma ho gatoya, uyu Joyce Maya Imana yakomeje kumugirira neza, ikomeza kumwagura, imuha abana 4 we n'umugabo wiwe Dave. Imana imuheza umugisha, aba umuvugabutumwa mu bavugabutumwa ba mbere bakize cyane muri Amerika. Aza no kwandika ibitabo byinshi by'iyobokamana, cyane cyane harimo n'ibitabo yanditse. Icyambere yakise ni ukugarura cyangwa se kugarura icyizere ku bihebye. Icyakabiri aza kucyita kugarura abayobye mu nzira. Nikindi yaje kwita
imbaraga z'isengesho. Uyu Maya akomeza akorera Imana, araguka, Imana imugeza kure, Imana imuhindurira ubuzima. Rero mwene data, nawe uriko unumva uyu munsi wa none, nta kure Imana itagukura. Gusa wumvise impamagazi yayo. Maya amaze kumva ijwi ry'Imana, yemeye impamagazi, aritaba. Imana imukoresha ibikomeye, Imana imwubakira urugo, Imana imuha amahoro mu rugo rwe, Imana imuhindurira ubuzima. Uwahoraga arararara mu tubari, uwahora arararara mu tubyiniro, uwari warasenye, ariko Imana imuhindurira ubuzima, imuheza ubuzima bwiza, kuko yitabye impamagazi. Nawe mwene data, uyu munsi wa none, kabone nubwo uri mu bihe bibi, kabone nubwo utari mu mwanya mwiza Imana yishimira, kabone nubwo watakaje ibyiringiro by'ubuzima, hariho Imana mu ijuru, hari Imana. N'uyu munsi irahamagara, ngwino ngwino, kuramburiye amaboko. Itegereje gusa ko wewe witaba ukaza. Niwayegera ni ukuri, nta kabuza, nta no gushidikanya ko izaguhindurira ubuzima, ukagira ubuzima bwiza muri Kristo Yesu, ukagira amahoro muri Kristo Yesu, nk'ayo Maya yagize muri Kristo Yesu, kugeza abaye ikirangirire mu isi. Ntabwo ari ikirangirire gusa muri Amerika, yabaye ikirangirire mu isi. Ngwino kwa Yesu akuruhure, ngwino kwa Yesu aguha amahoro, ngwino kwa Yesu aguhindurira ubuzima, ngwino kwa Yesu wamamare, kandi wamamare neza muri Kristo Yesu, kandi icyongeyeho azaguhe ubugingo bw'iteka ryose.